Twongere tubahe ikaze kuri Akumunsi. Ese wabuze impamvu ibi bigo biri gushaka aba data collector? Ese waba ufite bachelor degree yawe utarabona akazi? Uyu ni umwanya wawe. Uyiposte rero yo. Ni data collector nkuko nabibabwiye. Ni yindi version mbazaniye. Kugira ngo baprenge kuri uyu mwanya no kuba ufite bachelor degree. Kandi murabona yuko harabura iminsi 2 gusa kugira ngo bibe expired. Niba ufite bachelor degree ukaba utarabona akazi, nyabona iyi ni part time job, ariko icyo nakubwira cyo ihemba amafaranga meza. Aka kazi kari muri kigo cya Vingwa Economic Limited. Iyi ngiga bikora mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Bakaba bakeneye rero aba data collector. Nkuko nabibabwiye rero, job details ni izingizi cyangwa se inshingano za data collector azaba ari izingizi. Harimo conduct accurate and reliable data collection through survey, interview and observation. Ensure data integrity by following established protocol and ethical guidelines. Use digital tools platform like SS Pro, Survey CTO, ComCare or Kobo tools to record and submit corrected data. Nkuko biri kugaragara rero, niba ushaka kwaparenga kuri imyanya, manza wirefere ushaka amakuru kuri izi digital platform bari kutwereka ahangaha. Nurangiza kumenyamo amakuru ubundi wa applying, uzajya gukora ikizamini uzasanga amakuru yose bayabajije kuri izi digital platform. Ibindi rero ni ibintu bisanzwe bikora kuri field, ariko icyo nshaka gutindaho cyane ni requirement. Umuntu wese urangije kaminuza ufite bachelor degree yemerewe kwa applying kuri iyi position. Harabura iminsi 2, deadline ni ku itariki 21 ku isaha ya 11 z'umugoroba. Uzabe warangije gukora application muntu wanjye ukurikiye Akumunsi. Hanyuma rero kugira ngo applying kuri uyu mwanya no kuba uri umunyarwanda, ufite ubwene gihugu bw'umunyarwanda, cyangwa se ufite uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Kubijyana education, kuba ufite high diploma cyangwa se bachelor degree, cyangwa se ufite experience muri conducting data collection field is an added advantage. Nuvuga ngo ushobora kuba ufite high school ariko warakoze muki mu bijyanye na field collection. Icyo gihe bagwa certificate yonge ushobora kuyishyira muri dossier yawe, ubundi aba ari amahirwe yiyongera kuri aya. Ariko niba ufite bachelor degree muntu wanjye applying. Kubuze kuvuga neza icyongereza n'ikinyarwanda, ibyo byo birumvikana. Kuba willing and ability to travel extensively outside of Kigali, including remote rural area by car or motor to conduct interview and collect data. Kuba ufite wiyumvamo ubushobozi bwo kuba wajya hanze y'umujyi wa Kigali ukagenda n'imodoka cyangwa se ukagenda na moto kugira ngo ubashe kujya gukoresha ama interview ndetse no gucollectinga data. Training capability, ability to participate in online training session with stable internet connection using smartphone or computer. Ibisara umuntu byananira kwitabira inama ziri online ukoresheje smartphone za Webex, izo zirabikora cyane. Independent and teamwork, demonstrated ability to work effectively independently as well with a team. Hano gukorana na team neza. Hanyuma experience, prior experience in data collection field is an added advantage and may allow for faster progressions. Ku bantu rero bafite amahirwe naba barakoze muri data collection zigiye zitandukanye, bifite ka certificate kawe, ahanga ushobora kukongeramo kuko bizorohereza muri selection kugira ngo bazabashe kuba baguhitamo, sibyo? Abantu rero baranje bachelor, baranje kaminuza, mwabuze akazi, abapranze muri za reb bagitegereje, ari nabandi bari ku ma waiting list. Mu gihe uri kuri waiting list waba wapplying hano kuri data collection, ubundi ukaba byibuze ufite occupation ishobora kugufasha kugira ite kuba uri occupé utari kwitekerezaho cyane. None mu gihe wazabona ka kazi kari contractual cyangwa se kari definitive, ukaba wava muri ibi ngibi, kuko iyo bari part time job ntago bari akazi gahora, ariko bahemba neza mu 280 kuzamura hejuru. Ejo twe twabagijeho video ya mbere, iyi ni ya kabiri tubagezeho. Deadline ni zimwe. Impamvu rero bari gushaka aba data collector, harukuni ibigo bihabwa inshingano zo gushakisha amakuru yose, bigatuma bashyiraho abakozi mu buryo bwihuse. Murabona bashyiraho itangazo ugasanga ni itangazo rimaze igihe gito, kandi iki kigo cya Global Holding ni Global Holding, ariko akaba ari Vangwa Economics, ikora muri East Africa, igakora mu Rwanda, Uganda ndetse na Kenya. Bantu rero bashobora ku applyinga, ushobora
reka tubereke link hano ushobora ku applyingaho. Yes, nshobora kuyikopiya cyangwa se ku bantu ndayishyira muri job description, muri video description link ushobora kunyuraho ukora application. Muri kubona boto yo ku applyingaho hano, no kuvuga ngo nanjye ubu mbishatse nahita nkora application nkakandaho, then iyi link ndaza kuyibaha. Murabona ku applyinga, yes, bahita baguha ino link. Ushobora ku applyinga ukoresheje LinkedIn ufitemo account, ugahita ukora login, cyangwa se waba udafite inuza ukaza ukora sign up hano. Yes, ugakora sign up, ushyiramo amazina yawe yombi, email na password, ubundi ugakora sign up ukinjiramo. Ubundi bahita bakwereka aho wapplyinga zira dosiye zawe. Dosiye rero zawe zikenewe ni izihe? Ni ugutegura CV yawe neza, ugategura icyo bita cover letter, ukaba ufite abarifara batatu bakuzi neza, bari professional cyangwa se warakoranye nabo mu bijyanye na data collection. Ikindi ni kopi ya ID ndetse na kopi ya diplome yawe. Ibyo biba bihagije kubyinjizamo hano. Ubundi ukabikora mbere yuko itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025 saa 11 z'umugoroba zigera, kugira ngo dosiye yawe izabashe kuba yahabwa agaciro. Iyi ni akumunsi rero. Hasi muri video description kubashaka kwapranga kuri uyu mwanya wa data collector ndaza kubashyiriramo link mushobora guhita unyuramo waprayinze, ariko ibikenewe cyane nizo diplome n'ibyo byangombwa bindi. Data collector kuri bachelor degree wihemberwe neza igihe gito, nubona kandi kazi wigendere, ariko icyo tukurinda ni ukuba waba umushomeri muri iki gihe. Stay in touch, na ku munsi turabakunda cyane.